Hi guys, tugiye gusubiza umukunzi wacu watwandikiye muri comment atubwira ikibazo ajya ahura nacyo cyo kohereza amafaranga. Yaratubwiye ati hi Jadosi Net Media, nitwa Nizeyimana, nari mfite ikibazo, ese ni gute wakohereza amafaranga uyakuye kuri MTN Mobile Money uyashyira kuri Airtel Money? Biroroshye cyane rero mukunzi wacu, dore utangira wandika akanyenyeri 182 nk'uko bisanzwe. Ubwo ufite simukadi ya MTN urashaka kohereza amafaranga kuri Airtel Money, warangiza ugakanda urwego yes, ugategereza, uhita ukanda kuri iyi point ya mbere n'ubundi yo kohereza hehe, yo kohereza amafaranga. Ahangaha handitse send money kuri nimero ya mbere, ukemeza ukemeza. Iyo umaze kwemeza ubona kohereza amafaranga bisanzwe cyangwa se gukoresha electronic. Ubwo naha ha kabiri send to eCash, ahangaha aha ha kabiri niho uba ugomba kugira gute, gukanda, ugakanda umubare kabiri. Ahangaha ushyiramo destination number, eCash ID ni ugushyiramo nimero ugiye koherereza ya Airtel cyangwa se ya Tigo. Urandika 073558, iyo niyo ngiye koherezaho ngewe, 3328, ukemeza. Barakubwira amafaranga ugiye koherezaho nangahe, bakayakubaza. Wenda tuvuge reka noherezeho 200 kuri Airtel Money y'umuntu, 200 ngiye kohereza, ugakanda yes cyangwa send. Bagahita baguha amazina, dore ni Jean Dodier ngiye kohereza amafaranga 200, guhera ku mafaranga 200 kugera ku mafaranga igihumbi, munsi y'igihumbi ubwo ni 990, baguca amafaranga 20. Ni amafaranga nk'aya MTN n'ibisanzwe. Ubwo ahangaha ikiba gikurikiyeho ni kwandika umubare w'ibanga wa MTN Mobile Money kugira ngo wohereze kuri Airtel, dore nguyu, ukemeza. Bahita bakubwira yuko uyu mubare wawe ugomba kuba ufite inyuguti 5 cyangwa se imibare 5, nari nashyizeho utariwo. Ubwo ukemeza nanone, bahita bakwereka rero ngo transaction is being proceeded ahangaha. So urumva ko rero yagezeho, kambereke message, amafaranga bayageze kuri nyiri kuyahabwa. Dore message ngiyi, thank you for using eCash, the transaction is being proceeded, you will receive confirmatory message shortly. Murakoze koresha eCash, ibyo mwasabye biri gukorwa, murakira ubutumwa bugufi mu kanya. So SMS rero ubibonye biba byatunganye. Ubwo ngo ngo nimba ari umuntu yoherereje, ubwo ngubwo abari bugire gute guhita yabona agahita akubwira ati amafaranga nayabonye neza cyane. Ubwo rero nibwo buryo MTN yadushyiriyeho bwo kuba twakohereza amafaranga kuri Airtel Money kandi ku giciro gisanzwe nk'uko wakoresha MTN. Mwinjoying rero. Gusa icyitonderwa, umuntu ujya kohereza amafaranga akoresheje eCash aba agomba kuba iyo nimero ugiye koherezamo iri muri eCash. Iyo nimero yawe itari muri eCash, nimba umuntu ugiye kumwohereza amafaranga kuri Airtel Money kandi we yafite kuri MTN, urabanza umubaze arebe nimba ari muri eCash, dore amafaranga nibwo aje. Nasanga atari muri eCash, icyo gihe azabigenza gute, azahamagara bamufashe iyo nimero ye bayishyire muri eCash, asigaye ajya yoherezwa amafaranga. Mwakoze rero kudukurikirana, wakunze video kanda like, share, hanyuma nimba utarakoze na subscribe ukanda kuga aho hepfo handitse subscribe, hanyuma ujye dukurikira umunsi ku munsi, hanyuma utanga ibitekerezo, utwandikira icyo tuzavuga ubutaha muri comment. Murakoze, ciao ciao.